ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza kubo bishinzwe. Turabararikira kubana natwe kuri Good Rich TV hamwe nanjye Jean Damascene ndetse na mugenzi wanjye Eric Bertrand. Yes, bakunzi ba Good Rich TV muraho mwiriwe mute. Twizere ko umunsi wabagendekeye neza ndetse ukigenda neza ku munsi nturarangira. Twizere ko mukomeje kugubwa neza, mukomeje kugira ibihe byiza. Bava mu kazi nyire ngo biri hafi amasaha murimo muritegura kukavamo. Twizere ko ibintu birimo kugenda neza. Iyi rero ni Good Rich TV, ikiganiro mwakibonye n'u Rwanda twifuza. Rwanda twifuza cya kiganiro kibagezaho gahunda zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, aho tuganira ku nkingi enye za guverinema: ubukungu, imibereho myiza, ubutabera ndetse n'iterambere ry'umuturage. Iterambere ry'umuturage niryo tuba tureba, aho cyane hano umuturage bari ku isonga. Yasiroga y'igihugu, umuturage ku isonga, hano niyo tuba tugarukaho. Umuturage ku isonga. Twizere ko mumeze neza, mwagize umunsi mwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi, niyo mpamvu cyitwa ikiganiro. Umwanya namwe muba mufitemo uburenganzira, muba mufitemo uruhare, mukaza tukaganira. Tugiye kuganira rero uyu munsi, ndagaruka ku bajene cyane. Abajene mubigenza mute? Abajene tumaze igihe tubona ibibazo mu ngo, hari amadivorce, hari kutumvikana, abantu barirwa baryana, zayegeregera abagore n'abagabo barwanye, ibibazo mu miryango. Uyu munsi rero tugiye guhera hasi, aho bihera. Aho bihera ubu niho tugiye guhera, tugiye muri dating, gutereta. Iryo jambo ndabizi hafi ya mwese, nako mwese murarize. Udatereta arateretwa. Munsi tugiye kuganira ku kijyanye no gutereta cyangwa se gutoranya uwo muzabana. Wowe bigenza ute ugiye gutoranya uwo muzabana? Bigenza ute? Umutoranya ute? Ni izihe condition ugendera ku cyo ugiye guhitamo uwo muzabana, umusore cyangwa inkumi muzabana? Randi topic wayumvise? Ubigenza ute ugendera ku cyo ugiye gutoranya uwo muzabana? Cyangwa ni iki wagakwiye kugenderaho ugiye gutoranya uwo muzabana? Umuntu yabyumvise ko mbona azindutse. Umuntu uzindutse ubu topic yayumvise. Ndabona bipa ariko bwaragaruka. Nicyo tugiye kureba rero, ugendera kuki ugiye gutoranya, ugiye guhitamo uwo muzabana. Wa musore we ugiye guhitamo uzakubera umudamu, uzakubera umugore, nizihe condition ushyiraho? Wa nkumi we ugiye guhitamo uwo muzabana, wowe condition settinga ushyiraho iki, niki ugenderaho? Uganira n'umukobwa guhera njyewe umusore numva uzaza kuntereta, umusore twabana, ufite inzu Kigali, ufite imodoka, ufite iki, wize amashuri anaye. Abantu bafite ibyifuzo nyine bitandukanye, abantu bafite conditions zitandukanye. Wowe rero umukobwa ugendera kuki? Iyo wemera ko umusore Paul, umusore Rick, umusore runaka agutereta mukagera mwemeranya kubana, hano turi muri dating none ya indi serious. Ugendera kuki? Ugendera kuki kugira ngo wemeze ko uyu musore ndabona yujuje ibisabwa, twabana, yavamo umugabo mwiza, yazambera papa w'abana igihe babonetse, dore ko nabonye ibintu bitoroshye ntabwo bagipfa kuboneka. Ugendera kuki? Wowe musore se ugiye gutereta, ugiye kuvuga uti umukobwa benshi tuziranye ndahitamo uyu nguyu, ndahitamo uyu
mbariwe nemeza ko uyu mukobwa yujuje ibisabwa, uyu mukobwa dushobora kubana akavamo umubyeyi, akavamo umugore mwiza. Wowe kondisiyo ushyiraho ni izihe? Ugendera kuki? Gendera kuki? Muraza kuduhamagara rero kuri ya mirongo yacu 0788308582 mutubwire mwimugendera kuki. Wese washatse ibi wenda ntibireba n'abasore gusa n'inkumi. Nawe wubatse urugo ushaka kugira abasore, ushaka kugira inkumi, abajene ushaka kubagira inama. Kabwira uti ngewe nagendeye kuri iki njya guhitamo uyu mudamu mama wanyu, nagendeye kuri iki njya kwemeranya na papa wanyu uyu mugabo wanjye ko twemeranyijwe kubana nk'umugore n'umugabo. Ukababwira icyo wagendeyeho, ukababwira uti se mbona mwakagendeye kuri iki nk'abajene kugira ngo mugire urugo rwiza, kugira ngo ugire urugo rwiza wakagendeye kuri iki kugira ngo uhitemo umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, wakagendeye kuri iki. Topic rero niyo ngiyo, ni iki ugenderaho, niziye kondisiyo ushyiraho, uhitamo gute uwo muzabana, ugendera kuki. Ikiganiro n'u Rwanda twifuza, ubwo murumva ko tayari turi mu buzima, turi mu mibereho myiza, ariko kandi udafite imibereho myiza ntabwo watera imbere, ntabwo wagira ubukungu, n'ubutabera burya ntiwabubona mu rugo ibintu bitameze neza. Nge ni Damas rero ninge tugiye kubana muri iki kiganiro. Uw'inkwaku zitayari ndabona yahageze. Yes, mwiriwe. Yes, Goodrich TV, mwiriwe neza. Turavugana nande? Muja wa Maria. Josephine uherereye hagana he? Kinyinya, uri inshuti yacu. Kandi tubwire urubatse cyangwa uracyari umukobwa? Aha, très bien. Baragutereta ndabizi urateretana, sibyo Josephine? Ntabwo byabura. Ngaho dusangize rero ni iki we wumva umusore mwazabana yagakwiye kuba yujuje? Umusore uzi icyo ashaka, ureba imbere, ari ureba inyuma se? Umusore umusore uzi ubwenge. Wewe ndumva kondisiyo zawe zidakomeye, rero nizere ko abakandida bari buze kuba benshi. Abasore mwumvise ko mwerekeza Ikinyinya kwa Josephine, afite kondisiyo zitakaze zoroshye cyane. Buriya se ngira ngo kuba umuntu afite imodoka n'inzu i Kigali nibyo bikomeye muri iyi minsi. Ariko kuramo n'urushyi se ibyo biracyemewe guhohotera umugore? Bindi ngo biryo bitama amarira. Woza ubwenge rero sha nakumvise wasetinze neza. Woza ubwenge. Nizere ko abasore b'Ikinyinya bamaze kukumva, bamaze kumva aho uherereye. Abasore b'Ikinyinya nizere ko bataza kubura ubwenge, bamaze kumenya aho bagomba gukandira. Courage kabisa, urakoze tubane mu kiganiro rero. Mugoroba mwiza nawe. Yes, Goodrich, mwiriwe neza. Halo. Yes, mwiriwe neza. Yego Dario. Darius ndakumva.
yewe Darius. Darius ndumva atinda kuvuga. Topic niyo muze tuganire mutubwire mwe mugendera kuki. Yes, Goodrich mwire neza. Egera kuri ya televiziyo yawe nyabuna. Uregera kuri ya televiziyo yawe ntabwo wavuga wiyumva ngo byorohe. Wamaze kwigera uko nkirimo kuyumva. Ngaho tubwire rero. Uracyari hafi ya televiziyo yawe nyabu. Igira hirya. Ngaho tubwire rero. Uherera hagana he? Ntabwo biri buvemo. Ntabwo wagiye kure cyane ya televiziyo yawe, uracyayegereye. Urabanza wigire kure ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Ntabwo wavuga wisubiramo ngo byorohe. Iyo ushaka kwiyumva nyine ntabwo bikunda. Ubwira abandi bakakumva nyine nibyo byoroha. Ubwira abandi bakakumvira. Yes, Goodrich mwiriwe neza. Turavugana nandi uherereye hagana he? Seyigendera. Nizere ko yes, uragarutse? Halo. Halo? Nizere ko none wagiye kuri ya televiziyo yawe. Ngaho tubwire uri muvuga ngo hereye Nyamasheke? Ngaho tubwire rero cyari umusore? Tubwire noneho wowe sasa wumva uzagendera kuki? Uzagendera kuki? Wowe ujya guhitamo rero umukobwa mukundana wakurikiye iki? Ni iki washingiyeho ngo uvuga uti muri ba Josephine na ba Alice na ba Chantal tuziranye ndahitamo uyu nguyu? We ujya guhitamo umukobwa mukundana wagendeye kuki kugira ngo umuhitemo mu bandi? Ayo mafaranga se yafite byo byakugwa nabi? Rukurikiye? Cyambere ni urukundo. Harya ngo hereye Nyamasheke? Nyamasheke ariko ngo na Rusizi yo mugiye gutereta baba bagira isaki. Amakuru yangezeho. Nyamasheke na Rusizi yo mugiye gutereta ngo baba bagira isake. Ubwo ntabwo baba barakurikiye isaki karanze se? Amakuru twara yakandagiye ngo mugomba kurya isaki. Barabeshya? Reka nzaze gutereta umukobwa w'Inyamasheke ndebe. Babeshya? Naye ngize ngo nawe bagukarangiye isake nziza rwose uranyurwa utu umukobwa akabuyo. Ngaho urukundo ni rwogerere rukomera. Urakoze guhamagara kuri Goodrich. Mukunzi wacu w'Inyamasheke ati ngendera ku rukundo. Rukundo murupimisha iki? Ubwirwa n'iki ko umuntu agukunda by'ukuri ku buryo ari cyo ugenderaho? Yes, Goodrich mwiriwe neza. Sagenda. Mwiriwe. Halo. Mwiriwe neza. Yego. Witwa nduherereye hagana he?
Maranatha mu Ruhango muratureba neza nta kibazo. Tubwire rero. Uracyari umusiribateri? Uracyari ingaragu? Urateretana rero ndabizi. Umusore ugutereta yagukundiye iki? Cyangwa wowe mukundira iki? Aguha agaciro. Gute se? Amafaranga adahari buri rukundo ruraboneka ra? Amafaranga adahari urukundo ruba ruhari neza? Cyambere n'urukundo. Vipi zaba amafaranga utafite ko ari ibibazo? Amafaranga utafite ko ari ibibazo? Utayagira ubwo baguza amayini tukaduhamagara? Utayagira ubwo bahamagaye koko? Mu butari ngombwa? Gasigara wicuza. Kajya gusaba wowe. Ugiye watsapye rero uramutsindira byoroshye mu Ruhango. Abanyeshuri ariko baba bikundana urukundo ruri aho ngaho ntabwo baba bateganya kubana biba bikiri kure. Azaba harahiye. Urakoze cyane rwose nuva mu Ruhango ibintu bimeze neza. Iwabo ubugari ahubwo ubugari buracyahaba? Ni byiza cyane kabisa mukomere. Mukumbuye DJ? DJ afite umugore. Buriya se nanyeze ngo wakunze umugabo w'abandi. Nanyeze ngo wakunze umugabo w'abandi.
nari ngize ngo wakunze umugabo w'abandi. DJ kabisa, dore weekend igiye kugera abashi araza kubasusurutsa. Araza kuhatwika kabisa, dore weekend igiye kugera. Wakoze? Yes, Goodrich, mwiriwe neza. Yes, mwiriwe. Musi ari guhamagara abakobwa cyane, nimwe muteta. Hello? Yes, Goodrich, mwiriwe neza. Ndabona yagiye. Turacyari kuganira. Nizihe condition wogendera kuki? Gendera kuki we wemera ko uyu musore muzabana ari ugukwiriye kuko mukwiye kubana? Ugendera kuki wemera ko uyu mukobwa yujuje ibisabwa ari we mukwiye kubana? Kubana ugiye kubana n'umuntu no kubyitondera, umuntu mugiye kubana mirere na mirere. Iteka ryose. Ubuzira herezo nkuko mwabisezeranye kwa pasiteri ndetse no ku murenge. Uti tuzatandukanwa n'urupfu. Uwo muntu rero muzatandukanwa n'urupfu, mugiye kubana ubuzima busigaje bwose, ni umuntu ukomeye. Niyo mpamvu ugomba kubyita ukareba uyu muntu ajyanye n'ibyifuzo byawe, uyu muntu ajyanye n'izozi zawe, vision mufite n'imwe. N'izindi condition mwebwe mushyiraho. Yes, mwiriwe neza. Yes, Goodrich. Hello. Telefone na. Yes, mwiriwe neza. Hello. Abantu barimo baranyerera ku murongo barikozaho bagenda. Ariko telefone niyo n'ubundi mureba kuri screen zanyu, niyo muri buhamagare tuganira. Nabandi ku butumwa bugufi namwe turabusoma, ndetse iyo nimero no kuri WhatsApp n'uwanyuraho nawe twamutumikira. Yes, Goodrich, mwiriwe? Yego. Turavugana nande uherereye hagana he? Yego ha. Yego. Umuntu agendera ku cyo ajya guhitamo bazabana. Yego. Gute rero? We urubatse cyangwa uracyari umusiribateri? Urubatse cyangwa we uracyari ingaragu? We icyo nicyo wagendeyeho? Byiza cyane rwose. Wago profit ugahita ugira n'abajene bo burera inama? Bagire. Yego. Ndakumva.
yego. Gute? Turagushimiye Yoha. Uherera hagana he? Umurenge wa Fumbwe. Yes. Yohana arakoze cyane. Ni umubyeyi ugiriye abajene inama. Abajene inama nizere ko mwazumvise. Yes, Godrich, mwiriwe neza. Allo. Biragusaba kwigira kuri ya televiziyo yawe nyabuna. Mwiriwe, gira kuri ya televiziyo yawe. Turavuga twisubiramo. Yego, witwa nde uherera hagana he? Yego, Rwamagana Imusha Fulgence. Urubatse cyangwa uracyari umusiribateri? Tubwire rero uwo mudamu muri kumwe. Uwo mudamu muri kumwe tubwire ujya kumutoranya ujya kumuhitamo mu bandi benshi mwari muziranye wagendeye kuki? Ntutubeshye. Aha. Cyo mbese yakubereye umuranga. Wagendeye ku aracyakubaha nk'uko yakubahaga se mugiteretana kuko bibaho ko umuntu akubaha gutyo kugira ngo nyine agutsindire nyine yarebe ko wamushyira mu rugo mwagera mu rugo ugasanga ya myitwarire ahindutse ubonye utangiye kubona imico misha. Aragerageza. Arakoze cyane Fulgence, abantu bimusha rwose mukomere cyane. Urakoze. Ni Fulgence wimusha. Urumva ko n'abantu bubatse ingo barimo kuduhamagara bakatubwira abo bajya guturanya aba badamu bari kumwe bagendeye kuki. Twita tunabaprofita bakagira inama abajene bo bakwiye kugendera kuki. Yes, Godrich mwiriwe. Allo? Allo? Ndabona yatinze kuvuga. Yes, please, mwiriwe. Turakomeye, ayanyu. Ninde uherera hagana he? Yego Liliane, uherera hagana he? Abantu bizaza rwose mukomere.
Liliane Liliane se sagendera Liliane aragiye ariko ubwo ari bugaruke ari bwongera arahamagara tubwire icyo yaragiye kutubwira. Mukomeze muhamagare mutubwire wewe musore wewe nkumi ni iki wumva umusore cyangwa umukobwa mwagakwiye kubana yagakwiye kuba yujuje, akwiye kuba rinde, akwiye kuba yitwara ate, akwiye kuba afite iki, ibyo byose za condition mushyiraho biriya ABCD. Tubwire yagakwiye kuba yujuje iki wa musore ya nkumi mukundana mwitegura kurushinga. Abubatse nabo ntibyabuza ko barahamagara nabo batubwire uwo mudamu uwo mugabo muri kumwe wamutoranije mu bandi ushingiye kuki? Urushingiye kuki? Yes, good rich. Hello? 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 Uyu muntu telefone sinzi uko bimeze. Hello? Ubwo murakomeza mugerageza umurongo n'ubundi tuganire tubwire wagendeye kuki, wumva wagendera kuki? Wagendera kuki? Wumva wagendera kuki utoranya uwo musore? Umusore ukwiye kukubera umugabo wumva yagakwiye kuba rinde, akwiye kuba afite ikisi, akwiye kuba yitwara atese. Uwo mukobwa ushaka guhindura umubyeyi, ushaka kugira umugore akazavamo umubyeyi mwiza akavamo umudamu mwiza, akwiye kuba yitwara ate, akwiye kuba afite iki, akwiye kuba bya bindi byose ushyiraho ni iki, akwiye kuba n'icyo ugenderaho wowe. Halo? Igera kuri ya televiziyo yawe turakumva. Halo? Godric mwiriwe? Halo? Halo? Nibutse abantu ugiye guhamagara kuri televiziyo ntabwo yicara iruhande, wigira kure ukajya inyuma hirya kugira ngo amajwi ataza kuba agaruka agongana, hataza kuba interference amajwi ngo yisubiremo, bisaba ko wigira hirya. Guhamagara wiyumva biragorana, bisaba ko ujya kure cyane ya televiziyo yawe. Yes, mwiriwe neza. Halo? Godric mwiriwe? Mekena. Yes please, mwiriwe? Halo? Telefone sinzi uko bimeze, ubwo mujye muhamagara mwigiye kure gato ya televiziyo zanyu kugira ngo bikunde, kugira ngo kuri tekinike bitaza kwizamya amajwi. Iyo bigenze bityo tuba tuvuga twisubiramo, ntabwo ibintu biba biri kugenda neza. So iyo ugiye guhamagara rero wigira hirya gato ya televiziyo yawe. Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri hatandukanye. Turimo turaganira kuri iyo topic, turimo turaganira kuri iyo nsanganyamatsiko, ni iki ugenderaho byo gutoranya wa mukobwa wa musore. Muri ba bandi benshi, muri za nkumi nyinshi uziranye nazo, muri ba basore benshi muziranye ndetse bagutereta, ugahitamo uyu nguyu, ugendera kuki? Nize condition warashyizeho, ni ibiki uwo musore, ni ibiki uwo nkumi ikwiye kuba yujuje? Akwiye kuba yitwara ate, akwiye kuba atunze ibiki, akunze kuba ari mwene nde, hari n'ababishyiraho byose. Bira byose ushyiraho, akunze kuba, akwiye kuba atuye hehe, bira byose ushyiraho. Ugendera kuki wowe ujya gutoranya iyo nkumi, uwo musore mubana, uwo mudamu se mubana, uwo mubyeyi mubana, uwo mugabo wagendeye kuki ujya kumuhitamo? Yes, mwiriwe neza. Agomba kuba gukunda. Halo?
atagomba kuba nkunda. Ubwo urumva ko n'ubundi mubanye mudakundanye n'ikibazo. Ariko kandi ntitwirengagize ko hari abashyiraho izindi kondisiyo zitari izi. N'iby'urukundo ntabyiteho. Kavuga ati umusore tuzabana agomba kuba afite inzu i Kigali, agomba kuba afite imodoka, agomba kuba yarize kaminuza, agomba kuba. Yes, mwiriwe neza. Yes, mwiriwe turakumva. Ninde uherereye agana he? Serine w'Imuhanga. Seri uracyari umukobwa ndabyumva. Uracyari umusiribateri. Ngaho mbwira rero wa musore mukundana. Aha, wamukundiye iki rero? Wamukundiye iki? Ni iki wumva cyatuma azavamo umugabo mwiza? Wigire kuri televiziyo. Imico myiza uyipimisha iki Serine we? Imico myiza uyirebera he? Niba ushaka kureba umuntu ukamenya ko afite imico myiza Seri? Nawe tubwira uwo mukunda niwe wamukundiye iki? Abonye yitonda nta kibazo cye. Aho si ukugira ngo agufatishe Seri ejo nimugera mu rugo mujye mu Rwanda. Aho si ukugira ngo agufatishe ejo nimugera mu rugo mujye mu Rwanda. Agenda yubitse umutwe nyine ubona ko yitonda cyane urabibona. Aritonda. Ufite imyaka ingahe Seri? Uracyari mutoya bambe. Uracyari na mutoya. Ubuse urateganya kurushinga ryari? Nyuma y'imyaka 3. Mbese utegereje ya myaka ya leta 21, utegereje ya myaka ya leta 21 ngo dumbure tayari. Nibyo urakoze rwose. Ukundana nande se? Wa musore yitwa nde? Jean Paul harya? Ni Jean Paul? Wa musore ni Eric harya? Cyane Jean Paul. Cyangwa ni Jean Paul wa musore mukundana? Iraguha. Arijya no kureba televiziyo rero agahita yishima. Arimo arareba televiziyo ndabizi ubwo agiye guhita yishima. Yawe urakoze Serine we. Urakoze wirirwe. Urakoze umugoroba mwiza. Uwo ni Serine w'Imuhanga. Rero numva ko urukundo rukiri no mu bajene bakiri batoya rwose. Ku myaka y'18 ati umusore wanjye dukundana. Abajene musigaye mukundana hakiri kare. Musigaye mukundana hakiri kare. Ati umusore dukundana rwose aritonda. Hari umuntu yitonda umupe mute. Ubwo ntibigoye. Ushaka kureba umuntu mu nzira ukabona ko yitonda. Kobwa mujye mwitonda. Hari igihe umuntu yitonda kugira ngo agufatishe. Umuntu agiye gutereta rega gutereta no gusaba no kwinginga. Genda wibombaritse. Uzumve nk'umuntu arimo kuvugira kuri telefone arimo kuvugana na Sheri. Abavuga gake yongorera. Ariko yakwitaba mugenzi we. Igisore kigenzi cye cyangwa umukobwa mugenzi we. Aravuga neza telefone akenda kwimena.
niyo mpamvu rero akantu kitwa kwitonda, akantu kitwa kwitonda bisaba nanone urebe uyu muntu yitonda ati, umenye niba atitonda ageze imbere yawe cyangwa murimo muvugana, yagera hirya akitwara ukundi, kuko aricyo cyonyine ugendeyeho. Ushobora kwibeshya ugasanga yitonda muri kumwe kugira ngo nyine utamuvumbura, ukomeze ubone ko nyine yitonda, ari umusore w'umutima, ari umukobwa w'umutima. Kanya wagera ku ruhande ugasanga kabaye ya bwitozi bwari imbere yawe gusa niho bwaberaga. Saba rero ngo unabisuzume neza urebe umuntu aritonda koko, aho ntabwo yitonda muri kumwe gusa, yari kumwe n'abandi bagenzi be, yari hirya mu kazi, yari mu rugo, aho utamureba yitwara ati, uti nzabimenya ntitutari kumwe. Ibyo ni ibyawe nawe uzaperereze. Buzaga akantu ndibuka abashuti banjye benshi nabo bagiye muri iyi minsi hariho akantu ariko kanahozeho bya bindi bavuga ngo umusore utirariye ntarongora inkumi. None bigatuma umusore murakundana kubera ukuntu abasore bazi ko abakobwa bubu, ntago ari mwese, bazi ko abakobwa bubu mukunda akantu cash mutungo, akabazi ko password ikintu ari bugendereho aza kugutereta, ari uri bumubaze ukora iki. Mbere ko umukobwa amenya amazina yawe yombi agatangira kubaza ukora iki, ufite akazi, ufite inzu se, ufite imodoka, ibyo byose ari kukubaza. Umusore arabizi neza kuko abakobwa turabizi ko ibyo bintu mu bibazo, niyo utanabimubaza tuzi ko biri mu byifuzo byanyu, iyo nyota murefite. Niyo mpamvu nuzaza kukubeshya ni ibyo bya mbere azitwaza. Nzaba tipe benshi ajya gutereta abakobwa, yajya gutereta umukobwa akemeza agashaka benzi nziza cyane, agashaka n'umushoferi iruhande, akagenda yifunze mu ikositime yicaye, akagenda akajya guparika, umukobwa akavuga uyu niwe mugabo Imana yangeniye, uyu niwe mugabo w'inzozi zanjye, kubera ko abonye aje yicaye mu modoka. Kandi hamenyero tipe bavuye kuyikodesha hirya hariya, wenda yikodesheje 20 muri iyo saha bari bumarane, niyo yonyine yaranasigaranye, cyangwa nayo yafashe mu ideni. Ako kantu kitwa kwirarira. Umukobwa uramwemeje ko kuramukonvense, mubwiye ko ufite inzu, kumbe ni inzu waje kuntira, uranayimutambagije, umweretse ko ari yawe, ushyizemo n'agafoto kawe hariya urakamanika kugira ngo abone ko iyo nzu ari yawe. Waje uri mu modoka wakodesheje cyangwa watiriye, gumburi ntaho nikora, umukobwa aragukunze tayari. None hari n'ababahanga na cyagiye cy'ubukwe azagatira n'intebe zo muri salo akazitira, n'igitanda akagitira, n'akabati keza kagatira, ibintu byose wa mugeni ari busange mu rugo, kumbe bikaba ari bitirano. Bya bintu yanyiriye byose twaba twarasezeranye ko nyuma y'iminsi 3 cyangwa y'icyumweru kimwe uko bibaye, nzaza ngatwara intebe zanjye, nzaza ngatwara televiziyo yanjye, akabati kanjye, bya bindi byose abitwara. None ubwo umukobwa uramwemeje koko umusore yagize gutya, ubukwe burabaye, wenda abantu baranamutwereye, burabaye nyine biraho bidakaze cyane, ariko ubukwe bugenze neza, mwamara kugera mu rugo muri minsi 2-3 akabona ifuso tayari iraje iraparitse. Kumbe tipe yabivuganye na ba nyiri ibintu ko baje kubitwara, ariyegeza aca aragenda, asize umugeni aho mu rugo. Urumva umugeni iminsi 3 abakiri mushyashya ataratangira kugenda genda. Umukobwa akajya kubona wa mugeni akabona imodoka iraparitse, tuje gutwara ibintu byacu, ibintu byanyu biheze, izi ntebe, akakabati, ndetse na kiriya gitanda muraraho, bira nabyo ni ibyacu. Umukobwa neza akabura yavuga n'ayamira, akabura kira n'ayamira, wumva ntari bubitambike, ibintu ni ibyabo. Agamagara umugabo, sheri none se ko baje gutwara bya bintu bimeze bite? Ati nyine ni ibyabo, bareke babitware. Ibyo mbabwira njye ndabizi, hari aho byabaye, njye ukupure ndayizi, nta nubwo ari nimwe, namwe mufite izindi muzi z'abashuti banyu babaho gutyo. Ibyo tayari umukobwa agahegama akajya ku ruhande, ibintu bagapakira bagatwara.
agasigara arira agahinda ni kose, akazamenya ko na ya modoka wa mutipe yazaga kumusura agenderamo itariye, rero yabaga yatiriye cyangwa yakodesheje, akamenya ko na ya nzu bamubeshye ko ariye itariye, ariyo babaga batiriye ku ruhande. Mbese ugasanga urugo rwose rwa rukundo rwubakiye ku kinyoma, rwa rugo rwose rwubakiye ku kinyoma zero. Ibyo rero ubwo urambwira urwo rugo rwabaho umukobwa amaze kubona ko ibintu byose wamubwiye utunze n'ibyo wamweretse byose ko ari ukwirarira. Ikinyarwanda cy'icyo gihe nge ntacyemera, ni ukuvuga ngo baravuga ngo agasore katirariye ntikarongora inkumi. Urumva uwo mukobwa atayarabaye desi mu minsi 3 ahise abona ko nta rugo afite, n'igihuha nta rugo afite. None ukibaza uwo mukobwa niba yaragufite n'urukundo, ushaka gukunda umuntu bikabona amahire ko afite n'ubwo butunzi, ni sawa, n'ubwiza buvuye no kwisiga. Ariko icyambere niwe mukobwa yaraje kurikiye imitungo, ubwo bivuge ngo ntabwo arara muri urwo rugo, ntabwo ari burare kumukeka, ntari burare kuri ako kamatera ka simple kawe wararagaho kiri umusiribateri, waragiye ugatira kugeza no kuri matera muraraho, ntabwo ari bukarareho. Niba uwo mukobwa ari materialist yaraje akurikiye imitungo tayarahita agenda, ubwo rugo ntirubaye ikibazo. Niba ari umukobwa rero umutima wiyemeje kubaka akavuga ati umusore yarambeshye nibyo, reka nihangane nubake, kanihangane niko zubakwa nk'uko babivuga, vumiriye nihangane, umusore n'umubeshyi kuko yarambeshye. Urumva hajemo akantu ka mbere, mistrust, kutizerana. Kuko mu gihe cyose ubonye ko umuntu ibintu byose yakubwiye cyangwa se nka 80% ari ikinyoma, ubwo biragoye ko n'ibindi azakubwira muri kumwe uzabyemera ko ari ukuri. Nabyo uzashyira akabazo uvuga uti ibi bintu uyu muntu ni umubeshyi, bivuga ngo niba mbwira byarinde bavuga ngo umwana murizi nta kurwa urutozi, niba mbwira bishobora kuba ari ikinyoma. Icyo gihe rero urumva urugo tayari nta ruhari, n'igihuha urugo n'igihuha, ubwo nta rugo ruhari niba ruko bimeze. Uyu mushuti wacu niba yakurikiye. Yes, mwiriwe neza. Yes, wiriwe neza, amakuru. Yego. Urukundo ni amarangamutima. Urukundo ni amarangamutima. Uragira uti urukundo ni amarangamutima. Ntabwo ruramba kabiri. None se seri urebye muri iyi minsi ntubona ko ibyo bintu byeze? Satani yateye mu bantu. Urugo ni ubufatanye. Ndumva wowe kiri akana keza Serine we, ntabwo uramenya uburyohe bw'amafaranga. Amafaranga arashira. Urakoze Serine we. Umugoroba mwiza nawe. Turabakunda natwe, urakoze.
Serine ati amafaranga. Yego mwiriwe. Hello. Mwiriwe. Hello? Yes, mwiriwe neza. Ni kuri Godrich. Uwo muntu arimo arakurushijwe, uwo mubyeyi ukwegereye rwose arimo arakurushijwe. Mushiti wacu ubwo ari bugaruke namara kubitunganya rwose. Naho ubundi ni ibibazo. Ubwo rero ndimo mbihera ubuhamya bw'abantu nzi byabayeho cyangwa bw'abantu nzi bitwara batyo. Ahantu nzi rwose urugo nk'uko usanga rwubakiye ku gihuha. Ingaruka rero bigira bya bintu y'abantu babanye gutyo batarabwizanyije ukuri. Nuko ubwo urumva niba umuntu agutereye icyizere ku munsi wa mbere mu cyumweru cya mbere mugiye kubana, ari umuntu mwasezeranye ko mugiye kubana karamata, umbwira ko karamata karacyashobotse? Ntabwo kagishobotse. Ntabwo ako karamata kagishobotse. Yes, Godrich mwiriwe neza. Turavugana nande uherereye hagana he? Ore Muhanga. Ngaho ingingo turi kuganiraho gra. Aha, tubwire rero. Wakongeye ijwi gra. Nsore reba imbere. Niwe musore wumva gukwiriye. Nizere ko abasore b'imuhanga babyumvise. Uri tayari nawe kubakira? Turebye ufite imyaka ingahe gra? 19. Mbese uragira ngo 21 izuzure tayari umwibitseho. Nuko. Bizaguhira urakoze. Amajene rwose. Godrich mwiriwe? Abajene rwose urumva ko tayari babagize. Reka twitsemo gake twamamaze ubundi tugaruke mu kanya. Turakomeza tuganire kuri iyo topic, kuri iyo nsanganyamatsiko. Ntimujye kure. Hanze mure n'ibindi byiza tubafitiye kuri Godrich. Tubafitiye n'ibindi byiza byinshi, reka hanze nabyo bibagereho mwumva ibyari byo, ubundi tugaruke mu kanya. Hano tuba tubafitiye ibyiza byinshi rwose. Hano ni no kwa muganga, nizere ko mubizi. Ya logo mubona ku ruhande Muganga Online. Aranahura hacu kivuza rwose ukanza akanyenyeri 141 urwego. Niyo waba ufite kaga telefone gatoya birakunda. Abana
machines room ya Elite Life Care 24/7 ndacyari Dr. Francis. Izi ni mashini zikangura ibice by'umubiri bisinziriye ubuzima bukarushaho kugenda neza. Iyi ni imashini isubiza amagufwa y'urutirigongo ku murongo. Ni imashini ifasha nervous system urwungano rw'itumanaho ry'umubiri aho rutangirira ku bwonko, urutirigongo n'imitsi yumva y'umubiri. Kubagize stroke, iyi ni rehabilitation nziza kuri bo. Ufite ibibazo by'amaraso adatembera neza, kubarwara umugongo udakira, kubagira ibibazo by'impyiko, iyi mashini ni igisubizo kuri bo kugira ngo ubuzima bwongere bugende neza. Hari abajya bicara ibirenge bikabyimba, aha ibiri gusubiza ibirenge ku murongo, ifasha imasa ibirenge, amaguru, umugongo, ibitugu n'ahandi hose kuri ritime nyayo. Turagarutse nyuma yo kubereka ibindi dukorana kuri Goodrich, nyuma yo kubereka hoteli nziza cyane mukwiye kuba mutembereramo, tugarutse kuri ya nsanganyamatsiko yacu. Turagarutse dukomeze twiganirire ese wowe iyo ujya guhitamo muzabana ari byo n'abandi bita gutereta cyangwa kudatinga mu cyongereza, ugendera kuki? Kondisiyo ishyiraho niziye. Ujya guhitamo uwo mugore mubana, uwo mubyeyi, ujya guhitamo uwo mugabo mubana, uwo mupapa, we wagendeye kuki? Hari abagendera ku buranga, hari abagendera ku butunzi, hari abagendera buri wese afite icyo agenderaho. Wowe nk'umuntu we musore, uwo mugabo, uwo musore wifuza ko yazakubera umugabo, iyo nkumi wifuza ko yazakubera umugore, wowe ugendera kuki ushyiraho izo kondisiyo? Ugendera kuki? Wumva yagakwiye kuba ari inde, wujuje ibiki, ufite ibiki? Wumva ari inde ukwiye kuba yakubera umugore mwiza, yakubera umugabo mwiza? Nibyo turimo tuganiraho, tureba umuntu agendera kuki ajya guhitamo. Yes, Goodrich, mwiriwe neza? Turavugana nande? Wakwigira hirya ya televiziyo yawe? Yego, tubwire urinde uherereye ahagana he? Yego Daniel, Kirehe mumeze neza? Daniel Hakizimana, ngaho tubwire. Allo Hakizimana w'ikirehe rwose ndumva bigenze bityo, aragaruka. Uragaruka Hakizimana, uragaruka nta kibazo, utanga igitekerezo cyawe. Hakizimana ko mbona ugihari ukaba utavuga. Ebwo ni ibibazo by'amarezo. Hakizimana aragaruka duha igitekerezo. Wowe ugendera kuki? Wakubera umugore mwiza, wumva yagakwiye kuba ari inde, wujuje icyo, ufite iki? Wakubera umugabo mwiza, wumva yagakwiye kuba ari inde, wujuje icyo, ufite iki? Nahoze mbahaka urugero tayari rw'abantu bya bintu ngo umusore utirariye ntarongora inkumi, ingaruka byateye. Abantu mubipa kuri televiziyo bite byanyu, ariko mutwereka ko mudukurikiye, nabyo si bibi. Nabyo si bibi, nubwo mutwara umurongo abandi, ariko nabyo ubwabyo si bibi cyane. Turimo turaganira rero, turaganira, mutubwire wowe ugendera kuki ujya guhitamo uwo musore, iyo nkumi ujya guhitamo ko ari we mwazabana ubuzima bwose. Mu Rwanda turacyasezerana karamata, ntabwo ibya kontara biraza. Hari n'abifuza ko bitazaza, hari n'abifuza ndetse ko byazaza, bitewe n'isi tugezemo. Ibibazo biba biri mu ngo, mu miryango, byinshi. Ariko kandi nanjye ntabona ko igisubizo ari uko abantu basezerana ku bana umwaka umwe cyangwa ibiri, si cyo gisubizo. Ahubwo byose biba byaratewe n'iki? Kubakira ku kinyoma. Ibi ngibi usanga umusore yabeshye, yirariye ku mukobwa, amubwira ko afite ibi, kumbe nta n'urwara rwo kwishima. Naho biba byarapfiriye. Mundeba banditse ubutumwa bugufi. Naho biba byarapfiriye rwose,
niyo mpamvu usanga nyine urugo rwubakiye ku kinyoma. Wabeshya umukobwa kugira inzu ntabigira warayitiriye, wabeshya umukobwa kugira imodoka ntabigira niyo wakodesheje cyangwa warayitiriye, wabeshya umukobwa ko ufite akazi keza kumbe ntako cyangwa uratera ibiraka. Abantu mwabwizanyije ukuri bitwaye iki? Wamubwije ukuri nubwo bavuga ngo agasore katirare ntikarongora inkumi, mubwize ukuri. Niba ari uwemera yemere, niyanga kandi yange, ho kugira ngo uzamubeshye ejo bibi ikibazo usange murimo kuryana, warambeshye ibiki n'ibiki, warambeshye. Aho ngaho ntabwo urugo ruzaba rugikunze. Arabahita batandukana yamaze kumuvumbura ko yamubeshye. Gira ngo no mategeko mu icyo kintu muri divorce kiremewe, ukerekana fact, ibimenyetso by'uko yakubeshye ibi n'ibi. Ntabwo umuntu ugiye kubana ubuzima bwose agakwiye kukubeshya. Watangiye nabi cyane. Yes, good, kimwiriwe neza. Umuntu arimo arabipa. Wabibonye ko dukurikiye nyabuna. Ushaka amayinite uhamagare. Ushaka amayinite uhamagare. Nyange ko harimo kubipa cyane. N'abakuzi bacu nabo ntabwo ari bibi, n'abadukurikiye. Turimo turiganirira, wowe ugendera kuki? Ujya gutereta ahangaha ndasobanura bya bindi by'igihe kirekire murahitamo uwo muzabana, ntabwo ari bya bindi by'abajene bubu genda agatereta hari agatereta na hari ugasanga afite udukobwa nk'icumi cyangwa afite abatipe nk'icumi. Ntabwo ari byo mvuga, ndavuga bimwe biri serious. Allo? Yes, mwiriwe neza. Turavugana nande uherera hagana he? Murimo muravugana na Yona. Yego Yonas, uherera hagana he Yona? Nyagatare. Nyagatare muri abakunzi bacu cyane. Yaho tubwire Yona. Yonas. Be Yona. Yego. Imyitwarire y'umuntu usubwo yibwirwa n'iki Yona? Ibibwirwa n'iki imyitwarire y'umuntu? Tubanza kugenzura ibigaragara. Tureba ibigaragara. Ibyo bidufasha mbere ya byose. None se Yona, mu bigaragara usanze uwo mukobwa afite amafaranga akurusha n'amafaranga, wamwemera? Bitewe n'amarangamutima yawe. Yona, uracyari umusiribateri? Yego. Aha, ngaho tubwira umukobwa mukundana cyangwa wifuza ko yazakubera umugore, we wumva ari ibiki yagakwiye kuba yujuje? Ushagombye kuba afite indangagaciro z'Abanyarwanda. Kandi ikindi abasha kugira agaciro mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mbese mu buzima busanzwe ari umuntu udapfuye kuba ari hanze nk'uko nyine mu buzima busanzwe hari abantu tubona baba bajagaraye ureba nyine ibintu byabo bimeze nk'ibisuzuye, ariko umuntu areba nyine ibintu bishoboye kumuhesha amahoro mu mutima, nicyo tubanza kurebaho ubundi. Amaze kubona umukunzi? Ndacyamushaka. Courage, nizere ko abakobwa nk'abo Nyagatare bahari ndetse n'ahandi. Barahari rwose, turabafite bagifite izo ndangagaciro ugenderaho. Urakoze? Yego, namwe murakoze. Mutuhe urugero rwiza. Urakoze. Nyagatare amatara aboneka? Nasi w'Inyagatare. Urumva Yonas we ngo areba ngo ufite bugiye ifite indangagaciro za Kinyarwanda. Cyo ni ikintu kinini. Indangagaciro za Kinyarwanda ni ikintu kinini. Yes, Goduri, kimwiriwe neza?
Halo. Halo. Abakunzi bacu ndabona mukomeze mugerageze ubwo telefone muyihuriyeho muri benshi mukayibyiganiraho gasanga ntabwo bikunze. Yes please, mwiriwe. Halo. Ruti? Niriya n'ubundi muri guhamagara. Aho duha igitekerezo rero. Duha igitekerezo. Yego. Yego. Ikofi. Wowe uravuga ukuri kabisa. Ikofi rero ni iri gukora akazi muri iyi minsi. None abasore batagira ikofi se ibyimbye ntabwo bazashaka. Abakobwa se nibo bashyize iyo condition cyangwa abasore ni mwebwe mwigiriye icyo kibazo? Ariko ngo n'abasore musigaye mureba ikofi. N'abasore namwe ngo musigaye mureba umukobwa ufite ikofi. Ngaho mbwira wowe ureba ku kirere. Wegere hirya gato ya televiziyo yawe. Utabagira se. Ntabwo abantu bose bakigira abanyirasenge. Abandi bati urukundo nirwo rwa mbere nawe uti kofi niri mu kazi. Ni mu mwanya wacu numvaga wagira ngo ari ahantu za Rubavu hirya iyo nkurikije aksaye. Uyati ni Serine musezerana kubana akaramata iyo mufite urukundo, iyo ntarwo rurasenyuka. Nibyo koko rurasenyuka rwose, urukundo rudahari ako karamata ntako rwose. Ati ni Mariceline ndabasuhuje komere cyane Mariceline. Mariceline dusuhuje natwe turakwikirije. Yego mwiriwe neza? Yes. Mwiriwe bimeze bite? Uraherere hagana hurindi? Anonsi Igicumbi. Ngaho tubwire Igicumbi. Baracyatahana mutanga iki mwebwe? Ni ikimasa cyangwa ni igare? Umukobwa atahana iki? Ni masa barabitanga. Nizere ko abasore babyumvise. Uracyari umusiribateri? Warashatse wowe? Ngaho tubwire rero wowe ujya guhitamo umugabo wawe ukamutoranya mu bandi basore benshi cyane beza muziranye. Wagendeye kuki? Nasa amarangamutima haryo yapimisha iki hano se?
amarangamutima wowe yapimisha iki? Uyapimisha iki amarangamutima? Bigahita bihuriramo neza neza kuba mwiyumvisemo ibintu bigahita bicamo mu kabana. Mu rukundo bamusanzwe muri aho muteretana mukundana. Wewe wamwiyumvisemo gusa nta yindi condition nta kindi wagendeyeho. Nuko di. Bimeze neza mubanye neza mu rugo n'amahoro? Nuko rwose. Mukomeze murambane rwose. Urakoze udusuriza abaturanyi bawe. Sawa. Ufite wacu w'igicumbi. Hano ati nge namwiyumvisemo ibintu bihita biba mahwi. Ati byahise biba mahwi rwose. Ati bimeze bite Goodrich banyita Garase mperereye i Nyamata turabakunda dukumbuye DJ. DJ ko yakumbuye muhumure weekend yageze. Weekend yageze ubwo nizere ko DJ hari ikintu abategurira muri weekend. Undi ati ugendera ku mafaranga. Ugendeye ku mafaranga ariko bura ntiwahirimara amafaranga ko adakomera atari nk'ikiraro. Faranga si nk'ikiraro uyagendeho yagukubita hasi. Urumva abantu bafite ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo. Haravuga bati ugendera ku mafaranga abandi batireka reka. Amafaranga si ngombwa. Undi ati ngiye namwiyumvisemo ibintu bihita bicamo. Undi ati icyambere n'urukundo. Ariko kandi twibuke ko musaza nyakwigendera mwite nawe Augustin yaririmbye ati nta rurabo rutoha rutuhiwe. Urwo rukundo rutariye haryo ubwo rwo rwakora. Yes, mwiriwe neza. Allo, mwiriwe. Allo. Yemwe. Wakwigira hirya gato ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Igira hirya ya televiziyo yawe twumvikane. Umwanya wacu ahisemo kwigendera. Uti erega ari mu kazi pe ubwo nta mafaranga avuga. Amafaranga ari mu kazi nibyo. Ariko amafaranga nibyo arakenewe. Ubwo turi no kugana ku musozo. Amafaranga arakenewe. Ariko se amafaranga niyo condition ya mbere nicyo kintu cya mbere ugakwiye kugenderaho. Ubwo butunzi nibwo bwonyine agakwiye kugenderaho. Allo? Umuntu araza agahita nyerera. Yes, mwiriwe neza. Allo? Telefone zirabyiganira ku murongo. Yes, mwiriwe neza. Turavugana nande uherere hagana he? Allo? Turakumva uherere hagana he urinde ngaho duhe igitekerezo. Yego Patrick. Ngaho tubwire rero uwogendera kuki? Ukumbuye DJ? DJ weekend yageze ubwo azigaragaza. DJ mumutegereze muri weekend ubwo araza kubaha gahunda. Sawa. Abajene ngo bakumbuye DJ. Yes, Goodrich. Allo? Telefone yawe nyabuna ntabwo uvuga ngo tukumve. Bati dukumbuye DJ. Weekend yageze rero abahanga tayari bayitangiye. Iyo bayita Genderedi. Genderedi. Abahanga bo gutangira weekend batangira uyu munsi. Ngo ntekereze ko ari impamvu abajene batubwira bati dukumbuye DJ. Ubwo ikirori muraza kukibona amaherezo. Turi no kugana ku musozo. Nari ndimo mbabwira
bwite nawe Augustin nyakwigendera yitabye Imana, umusaza w'umuhanzi, ati nta rurabo rutoha rutuhiwe. Abandi bati amafaranga arakapu ntago ariyo ngombwa. Abandi bati ikofi iri mu kazi, udafite ikofi nta mukobwa uzakwemera. Hari n'abajya batebya bakavuga ngo umusore udafite amafaranga akundwa na nyina wenyine. Nyina niwe umukunda wenyine, wa musore wasa kintu nta gafaranga afite ubwo nta kigenda. Abandi bati rero amafaranga nibyo ni ibibazo. Urumva abantu barabibona kwinshi, barabibona mu buryo butandukanye, ariko nanone tuba twateguye insanganyamatsiko kugira ngo turebe umuryango nyarwanda, kugira ngo igihugu gitere imbere nuko bihera mu muryango hasi, kugira ngo urugo umuryango umeze neza biterwa nuko ujya guhita, biterwa n'amahitamo wagize. Kuko niba ufite niba waragize amahitamo mabi, kubaka urugo rushingiye ku kinyoma, ukarambagiza nabi, iyo utangiye nabi nyine bisoza nabi. Bivuga ngo wirambagije nabi biragoye kuzagira urugo rwiza. Hano rero turi kugana ku musozo, Gicyo mbona inama nge ntanga, mere mu bajene nabo ndabaho gusa kuko wamaze kurwubaka wenyine, ubwo nakomerezaho nuko. Ariko abajene kajye duhamagarwa n'abagifite 18, 19, 20 gutyo bakiri abajene nyine. Dore inama nge mbaha, inama mbaha nuko ari amafaranga turakeneye, ko muri ubuzima udafite amafaranga ni ibibazo. Ariko niba ugiye kwiyangaja, urugo ni engagement pour la vie, ugiye gusezera n'umuntu kubana iteka ryose, ugiye gusezera n'umuntu kubana ubuziraherezo. Uwo muntu niwe wifuza ko azaba papa w'abana bawe, uwo muntu niwe wifuza ko azaba mama w'abana bawe. So be careful, tuza witonde neza urebe. Njyewe umutima wanjye, amarangamutima yanjye nkuko mwagiye mubivuga ngo amarangamutima yanjye arifuza umeze ate. Nabwo nturebe ibintu biri superficiel, ibintu biraho gusa, winjiremo imbere urebe umuntu wambera umugore twamaraniye imyaka yose sigaje ku isi, wambera mama w'abana, wambera papa w'abana, ninde akwiye kuba ameze ate. Ibyo byitondere neza uhitemo. Nabitangiye neza, nta mafaranga arakenewe, ubutunzi burakenewe, ariko none si byo bya mbere. Uje gutereta umukobwa akabanza ukubaza ukora iki, ni ikibazo. Abantu babanze bakundane urukundo, kuko mugiye kubana birasaba ko muzaba mukundana. Ntago muri aba business partners, ntago muri abantu bazaba muhujwe na business. Mugiye kubana umugore n'umugabo nk'abantu bakundana, bagiye gukora umuryango n'ibibahira. So abantu nibitondera, abajene ni mwitonde. Amafaranga arakenewe nibyo, ariko ye kuza ku mwanya wa mbere, wenda aze nko ku mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu. Ubanze urebe uhamanya n'umutima wawe, ubanze urebe za ndangagaciro wowe wumva ushaka, ubanze urebe bya bintu wa muntu ushaka, urebe imyitwarire y'umuntu, urebe uwo muntu afite iki mu mutwe, urebe numara kumenya imyitwarire y'uwo muntu, imico ukabona mwahuza. Sasa noneho urebe uyu muntu ashoboye gukora. Ashobora no kuba adafite amafaranga, adafite akazi, ariko afite mu mutwe heza ku buryo mushobora gutangira kuri 0 cyangwa gutangira hasi mukazagira icyo mugeraho. Iyo niyo nama ngiye nk'umusaza mbahaye. Bajene nimuzandenganye, ubwo nizere ko inama yumvikanye neza cyane. Ikiganiro rero cya Rwanda twifuza, cya kiganiro kibagezaho inkingi enye za guverinema: ubukungu, ubutabera, imibereho myiza ndetse n'iterambere. Tukagira yasiroga ari nayo y'igihugu, umuturage ku isonga. Tuba twahereye hasi rero mu gicumbi hasi mu muryango niho tuba twahereye. Numva twagiraga abajene inama uko mukwiye kwitwara kugira ngo muzagire umuryango mwiza. Umuryango mwiza ni nawo utuma igihugu kiba cyiza, niwo utuma bigenda kuriya ibintu bikarushaho kuba mahwi. Nakoze rero kubana natwe, nge na Damas mwabanaga kiganiro n'u Rwanda twifuza. Rero ubwo tuzasubira kuwa mbere. Bifuza kugira weekend nziza, bifuza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Goodrich TV. See you next Monday. Bye.
ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza ku bo bishinzwe. Turabararikira kubana natwe kuri Good Wish TV hamwe nanjye Jean Damascene ndetse na mugenzi wanjye Eric Bertrand.